Bahaye ikaze mwese kuri Adi Classroom, aho ushobora kubona amasomo menshi atandukanye agufasha kwihangira umurimo ndetse no gukoresha ikoranabuhanga. Ngiye nk'ibisanzwe ndi mwarimu Dieudonné. Aka kanya rero reka tukugezeho ubwoko cyangwa se types za resources cyangwa se wumve resources icyo ari cyo n'icyo bisobanura ku buzima bwa buri munsi. Resource is any asset, matter, or capability that can be used to achieve a goal or satisfy a need. It can be tangible or intangible, and its value often depends on its availability, accessibility, and the potential for use. Nk'abantu mwe rero baratubwira ko resource cyangwa se umutungo ni umutungo cyangwa se ibintu bifatika cyangwa se ubushobozi umuntu aba afite kugira ngo anabashe kubifashisha kugira ngo abashe kugera ku ntego runaka cyangwa se abashe kwihaza mu byo akeneye. Kandi uyu mutungo cyangwa se resources ishobora kuba ifatika cyangwa se idafatika cyangwa se ikaba iri mu buryo bw'imibare cyangwa se bw'amafaranga hagendewe ku cyo ushaka gukora icyo ari cyo. Hanyuma rero abantu benshi ntabwo bazi ko iyo hari icyo ushoboye gukora, icyo twita capability, burya aba ari umutungo ufite. Icyo ushoboye gukora nacyo cyaguha cyangwa se cyaguha icyo ukeneye gukora mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero abantu wa undi muntu atari umutungo, nawo ni umutungo. Buriya iyo mpamvu bizinesi zo gutanga serivisi nazo ni umutungo. Nka nanjye ndifashisha nkoresheje ikoranabuhanga, nabyo ni umutungo ndimo nkoresha. Munyemerere rero nze mbagezaho ubwoko cyangwa se mu buryo burambuye, kandi wowe uri ageze bwa mbere ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo amasomo ujye ubasha kuyakurikirana. Reka tugaruke babwira types cyangwa se bwa resources. Bumwe mu bwoko rero bwa resources tugiye kubabwira ko hari icyo twita financial resources. Nk'uko twabibabwiye rero hari icyo twita financial resources.
Financial resources are the money available to a business for its operations, including starting, running, and growing the enterprise. Batubwira ko financial resources ari amafaranga business ifite kugira ngo ikore ibikorwa byayo. Ibyo bikorwa harimo mu gutanga ubucuruzi, mu gukora business yawe, ndetse no kugira ngo enterprise yawe yawe ibashe kwaguka cyangwa se ibashe gukura. Hanyuma muri ibyo ngibyo izo resources come from various sources. Ushobora kubona amafaranga uyavanye mu buryo butandukanye, harimo invest cyangwa se amafaranga uwo waragiye ukusanya binyuze mu dushinga duto duto cyangwa se mu bikorwa bito uba waragiye ukora ugamije kuzayakoresha ubucuruzi. Harimo n'icyo twita na za savings uba waragiye ukora ku giti cyawe. Bya bindi waragiye ukora harimo ubworozi, harimo ubuhinzi, harimo ubucuruzi buto buto ugamije retained earnings, profit reinvested back into the business. Retained earnings ni y'amafaranga urabonye y'inyungu ku bintu wagiye ushora mu bucuruzi cyangwa se muri business. Ushobora kubona kandi aya mafaranga yitwa financial resources cyangwa se uyu mutungo witwa financial resources igihe watse inguzanyo kuri banki, cyangwa se igihe ubonye grants y'amafaranga y'inkunga ushobora guhabwa na leta, n'ibigo bya leta, cyangwa se organization se ikindi kigo kitegamiye kuri leta runaka. Rero hari amafaranga y'inkunga agenda aboneka mu marushanwa leta igenda ishyiraho. Hari imishinga myinshi PDF igenda yakira, kandi nawe wawe wabamo, ubundi nawe ukagira business utangira. Hanyuma kandi hari equity financing, investment from individuals or venture capital in exchange for a share of ownership. Rero ni za investment cyangwa se bwa buryo ugenda ufata amafaranga yawe ukagenda uyashyira mu bintu runaka kugira ngo uzabashe kubona amafaranga. Ariko nanone ahangaha ushobora no kujya ku isoko ry'imigabane ukagura imigabane, hanyuma iyo migabane ikajya ikubyarira inyungu ukazayikoresha muri business. Hanyuma reka tuze kandi tukubwira type ya kabiri ariyo yitwa technological resources. Technological resources reka nayo tuze twikubwira. Twahageze rero. Technological resources refer to any and all technology that produce, manipulate, store, communicate, or disseminate information. These resources include, but are not limited to, wire and wireless data, video, and voice networks, computers for processing information, and other devices for storing and achieving information. Ese aho wari uzi ko technological resources ari buriya iyo wakoze video cyangwa se ugakora audio cyangwa se ukoresheje network cyangwa se ukabasha guhanahana amakuru y'abandi bantu, ni ukuri aba ari umutungo utoroshye uba ufite. Kandi ibyo nabyo biragurishwa. Uburyo bigurishwamo, wa muntu we ushobora gukora YouTube, TikTok, Instagram na za social media zindi cyane, ukabasha gutangiza
itangazamakuru cyangwa se ugatangira bizinesi y'ikoranabuhanga cyangwa amaserivisi atandukanye. Wa muntu rero uyu munsi guhera uno munsi umenye ko ikoranabuhanga ni ingenzi kuko irimwe mu mitungo dufite kandi tuba tugomba kubyaza umusaruro. Tukibutsa neza ko muri African Deals Domain ukeneye kwiga kwigishiriza ku ikoranabuhanga cyangwa se gutanga amahugurwa ku ikoranabuhanga waduhamagara kuri 0788 ubundi ukabasha kumenya uburyo wakwigisha. kandi tukibutsa ko uramutse ukeneye ko bizinesi yawe igera ku rundi rwego, duhamagare tujye tukubuza n'abakiriya b'ibyo ukora muri serivisi yacu twita business subscription portal, aho wiyandikisha ukatubwira serivisi utanga, ubundi tukajya tukubuza n'abakiriya bakeneye ibyo bicuruzwa. Nawe ukeneye kugura ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa se serivisi iyo ari yo yose, nawe waduhamagara kugira ngo ubashe kugaragaza aho wakura waba ukeneye. Hanyuma rero tudatinze, type ya gatatu nayo urasanga uyizi, yitwa raw materials. Ese raw materials ni iki? Wowe uzakora kuri Facebook ni ukuri tukubwire ko nawe isomo yawe ukunda yagufasha mu buzima busanzwe, nawe abashe kugeraho. Reka tukubwire ko icyo waba ukora cyose ingenzi kuri wowe, kuko azagenda gufasha kwaguka, kumenya ibintu wakora kandi byaguha amafaranga aho waba uri hose hatandukanye. Reka rero tuze tukubwira raw materials resources kugira ngo nawe aho uri ubashe gusobanukirwa n'iki bigenda bite. Rero mu mashuri aho ariho hose murangire ari class mubashe gukora subscribe kugira ngo ajye abasha amasoko menshi atandukanye. Raw materials are the minimal and essential for they are the inputs used in the production process yet finance products that are ready to sell to consumers. This makes raw materials a vital piece of the global economy and international trade. Having natural resources that can serve as raw materials can boost export and help a country grow its gross domestic product. Mw'abantu mwe rero raw materials nibyo twita ni ikintu icyo ari cyo cyose dushobora kwifashisha mu gukora ikindi. Hanyuma mw'abantu mwe icyo kintu tuba twakifashisha gishobora kuba service cyangwa se ari serivisi wifashisha ngo ubashe kubona indi serivisi. Ubwo rero wari ubizi ko, reka nguhe urugero hano kugira ngo uze kubyumva neza, ariko nawe utarakora subscribe hano ndakubwije ukuri ko arimo gutwa ibintu byinshi
ahubwo mubwire ari class isaha amasomo menshi cyane hafi ya yose rwose, kandi ayo masomo acaho ni ingenzi kuri wowe ko azafasha igihe imbere, igihe kizaza. Reka rero nguhe urugero ngo neza wa muntu we. Urugero reka product yitwa itafari. Itafari ikorwa hifashishijwe resources zikurikira: hari urukondo, hari ubutsi, hari amazi, hari abashyiramo ibyatsi nabyo, hari iformo cyangwa se formo bakoresha bakora iriya tafari, ndetse kandi hari n'ubushyuhe cyangwa se izuba rikenewe kugira ngo itafari turibone muri rusange. Rero tukubwira ko ibyo ni ibintu bigize product. Rero raw materials mu buryo bwa production ngo dukuramo process of production biri mu buryo butatu. Raw materials dukeneye kugira ngo tubashe gukora ibindi bintu, noneho hakazamo icya kabiri cy'ibigori cyangwa twamaze gukora ikintu ariko tutabasha gukoresha icyo cyagenewe, akabona finished good igihe tuba twabasha gukoresha cya kintu. Urugero, iyo dukora umwenda tuvuga ishati, kenera raw materials yitwa ubudodo. Hanyuma ubudodo iyo tumaze kubona tujya muri process ya kabiri yitwa finished good, tugateranya bwa budodo bukavamo umwenda. Uwo mwenda nawo tukawuteranya witwa ukaba ishati. Ishati rero ikeneye kuba isigaje hanyuma twamaze kubona ko ari forme y'ishati turimo gukora cyangwa se ari ishati turimo gukora, ariko umuntu akaba atabasha kuyambara. Icyo gihe ni process iba yitwa finished good, hanyuma iba finished good mu gihe ya shati noneho uwo yakorewe cyangwa se uwuyigura aba ashobora kuba yayambara. Aha niba ntiwibagire gukanda subscribe niba utari wayikanda. Hanyuma niba ufite umunyeshuri kandi nawe utawe ubwire akande kuri Adi Classroom kuri YouTube, abashe kujya abona atandukanye, ubusobanuro bw'amasomo atandukanye, kandi bizamufasha gukura azi icyo gukora muri rusange. Rero reka tugire insights dushyiraho ubundi tugaruke. Hari iyindi types yitwa information resources. Nk'abantu mwe rero aya masomo ni meza cyane. Hari types cyangwa se iyo ni weho waruse ubizi. Rero turakubwira ko uramutse ukeneye kugura ibicuruzwa cyangwa se serivisi tuguhaye domain kugira ngo ubashe kwibonera ibyo ukeneye kugura byose. Information resources refer to the various source of data and information that used in digital organization and society as a rule. These resources can take many forms, including printed materials, electronic resources, human resources, physical resources, research and educational business. This information is very essential for the research and education, business and industry, government and policy, and others. So, umutungo w'amakuru noneho muri rusange tubasha kugeza muri mudasobwa.
icyo kintu rero iyo cyamaze kugira uburyo tukianaliza kikagira icyo kitubwira cyangwa kiba nk'abantu mwe kiba cyamaze kuba information. Amakuru rero ni ingenzi, ni ikintu cya mbere abantu dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi ni umutungo ukomeye cyane ko tuwifashisha ko tuprintinga inyandiko cyangwa se dusohora inyandiko zishaka hard copy. Ubwo ni ibitabo, ni ibinyamakuru, ni newspapers, magazine and other applications. Birumvikana, urumva ko amakuru tuyakeneye tujya ahantu hose hatandukanye, abasha kuyabona ku maradiyo, ku mateleviziyo ndetse n'ahandi ku social media. Amakuru rero ni umutungo utoroshye, tuzagenda tubabwira byinshi kuri ibyo electronic resources. Kandi uyu mutungo w'amakuru ni ukuri ni umutungo uri electronic, aho tuba dukeneye kuyakoresha mu cyateza, aho dukeneye gukoresha aya website zitandukanye, online journals, libraries cyangwa se ububiko bw'amakuru cyangwa se ibitabo bwa online. Ni umutungo utoroshye wa muntu we. Rero niba ufite aya makuru ukaba utazi amakuru umusaruro, ni ukuri ni karibu tuguhe amahugurwa yagufasha kumenya gukoresha social media, ukabasha nawe gutangira umurimo aho bitandukanye. Kandi tuvuga ko abantu bakwiye kwamamaza nk'umurimo mwiza bagufasha kwamamaza ibicuruzwa byawe kuri African. Wowe utarakanda subscribe, wakanda subscribe aka kanya ukajya ubasha kubona neza. Reka tugezaho indi types of resources. Indi types ya resources cyangwa se ubundi bwoko bwa resources bwa nyuma dufite ni time. Cyo twashaka kukubwira ni time, ni ingenzi, niyo mpamvu tuyisorezeho muri isomo ry'umunsi, amasomo y'ubwenge. Kandi usanga iboneka kuri YouTube ndetse ikaboneka no ku zindi social media za domain. Aho uri hose rero hatandukanye, ntiwibagiwe gukanda subscribe. Reka tubwire iyi types ariyo inasoza iri somo rijyanye na types of resources, aho twagusobanuriraga umutungo ni iki, ese weho wabyaza umusaruro umutungo ufite. Aho hose ibyo waba ubamo byose ufite umutungo witwa resources. Rero wa muntu we, reka tubwire uko byaza umusaruro uyu mutungo kuko ni ingenzi kuri wowe. Reka rero tubwira uburyo igihe ari umutungo utoroshye, uburyo utawufite ingenzi biberamo ubwacu bwa buri munsi. Ntaboneka rero kugira ko uyu mutungo ari ingenzi kandi hatandukanye, byaza umusaruro uyu mutungo igihe cyawe ukoresheje nabi birangira kubombanye.
activity is mw'abantu mwese ko igihe ari umutungo ukomeye kandi niwo tugira mu buryo bakora ibintu byinshi cyangwa se bikeya bakoresha igihe cyacu kandi rero igihe nanjye uzi ko bisobanukiwe reka nkubwire ko kuri gukoresha imbuga nkoranyambaga byiza ko ari ingenzi mu byo ukoresha fata igihe cyo kugira ukora hanyuma kandi n'imbuga nkoranyambaga uzikenere umwanya kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Rero igihe kidufasha kugena icyo dukora iyo twakoresheje igihe neza tubasha gukora inshingano zose twari tugomba gusabwa gukora kugira ngo tubone umusaruro ukenewe. Hanyuma kandi igihe nicyo gituma tubona ibyo resources dukeneye gukoresha kandi nanone igihe iyo twagicunze neza gituma tubyaza umusaruro ibintu byinshi cyane tukabasha kwirinda kuba twatakaza ibintu byinshi kandi igihe nicyo gituma tubasha kugira uburyo dukora n'abantu tutari inama dukore tukagira igihe ziza kurangirira ndetse hariya ba rwiyemezamirimo murabizi cyane ko buriya iyo umuntu yakubwiye ngo urangizaho igicuruzwa runaka iki n'iki mwa bantu b'Imana mwe urabizi ko icyo gihe iyo ukirengeje usanga habaye ikindi kibazo. Igihe kandi gituma dufata nyawo dukora kandi bituma tubasha gukora akazi mu gihe gito cyangwa se kinini bitewe n'ibyo tugambiriye kugeraho. Rero ntabwo twakubwiye ibintu by'ingenzi byagufasha gucunga igihe cyawe neza time management, prioritize task. Reba ibintu bikenewe ukeneye gukora mbere y'ibindi, were gukora ikintu cya gatatu utabanje gukora icya mbere, kuko gukora ibintu ku murongo bituma ubona umusaruro uhagije. Gira intego mu byo ukora buri gihe, ube wihaye kugira ngo ukwezi, icyumweru, iyi saha, aya masaha ndaba ndimo gukora ibiti bizagufasha gukora neza ibintu byawe ku plan and schedule, kandi ihe ingengabihe y'uburyo uzagenda ibintu byawe ugera ku musaruro ukeneye. Kandi ukora icyo twita delegate. Niba ubona umwanya wo kubanye mutoya mu burimo gukora, ingenzi ufata undi muntu mu byo wari gukora akabikora kugira ngo ubashe kugera ku musaruro ukenewe. Avoid frustration. Wa muntu rero irinde ibintu byose byagutera stress z'umurengera kugira ngo ibintu byawe bishyire ku murongo. Ubwo nibutsa ko nkawe nka rwiyemezamirimo ugomba kugira akanya ko kuruhuka kugira ngo wirinde stress, ndetse kandi ukanashaka n'umwanya wo gukora siporo kugira ngo ubashe kwirinda umunaniro ukabije, kugira ngo ube utakwitira intego y'ibyo ukeneye kugeraho. Take a break. Ugomba kugira igihe cyagenwe kandi ugomba gufata akaruhuko kugira ngo ubashe kuruhuka unatembere. Twibutsa ko muri Africa uramutse ushaka gutembera hano mu Rwanda, muri East Africa, ni ukuri twaguhuza na ba rwiyemezamirimo bakora neza, bafite kampani zitandukanye
zo kugutembereza hano mu gihugu ndetse no muri Afurika, kandi kwibutsa ko nawe ukeneye ko tuguhuza n'abakiriya bawe, ni ukuri iyandikisha muri serivisi yacu dutanga yitwa business subscription, ubundi hasigaye nawe ibintu bigende neza. Learn to say no. Ni byiza cyane kugira ukoresha igihe cyawe neza, ni ngombwa kumenya gusubiza oya. Niba umuntu akubwiye, tuvuge niba ufite uruganda rw'imigati, akaba akubwiye ngo nkeneye imigati 100 mu minota 20, wa muntu we wimubwira ko bishoboka neza ko bidashoboka, kuko aho bizagutura mu mutego wo gutanga serivisi mbi, usange igihe kizaza bikubanye ibibazo. Reka rero dusubire hano isomo ryacu bashimira ko mwabanye natwe, kandi iyi ni adi class. Hanyuma igihe cyose waba ukeneye guhugurwa online, yewe turahari ku bwawe. adi classroom kuyuno yacu agiye subscribe. Nge nk'ibisanzwe nari mwarimu Dieudonne. Reka dusubire mu yandi akurikiraho gutangira imirimo ndetse n'ikoranabuhanga, ubundi hasigaye ibintu bibashe kugenda neza. Niba ufite umunyeshuri akaba ataha mubwire akore subscribe yacu kugira ngo abashe kujya abona amasomo yose twashizeho, kandi nawe ubwawe aya masomo ni ingenzi kuko azagufasha gutangira imirimo muri buno buzima busanzwe bwa buri munsi. Ciao rero, twongera yandi masomo, kandi twibutsa kumureba no kumva amasomo twashize kuri runo rubuga rwa Adi Classroom.